Yesu ashimwe nshuti za Resi Therapete, Imana iguhe umugisha cyane cyane wowe wahisemo gusenga ubudasiba, Imana ntizasibe kukumva kandi ntizasibe kukumvira mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya wacu w'ubusobanuro bw'inzozi kandi ntabwo dutinda, turihuta, turarasa ku ntego, umwanya uba ari mutoya ntabwo nanjye mba shaka kubatinza. Inzozi ya mbere iravuga ngo hari umuntu wandoteye ngo umukobwa w'umudayimoni ari kunyirukankana afite uruhabuzo runobanuza amafoka, araza ararukubitagura mu mugongo. Uwo muntu wandoteye ngo yari arimo araza afite Bible, ngera kurwana n'iyo dayimoni kugeza ajishe, arambaza ngo ntacyo wabaye, ndamubwira ngo ntacyo nabaye. Rero uyu ni umwuka w'intambara yo mu buryo bw'umwuka nyine, ni combat spirituel. Umudayimoni yaraje afite ngo urukweto ngo n'amafoke, bishobora kwerekana ko hari umwuka w'ikinyoma cyangwa se ubuyobe buri kugushakisha. Uwo muntu wari ufite Bible ni Yesu, ni marayika w'Imana waje kukurwanirira, cyangwa se ni inshuti yawe igusengera, igufasha gusenga mu buryo bw'umwuka, ikubereye maso. Yarwanye iyo ntambara aratsinda, bishatse kuvuga ko nawe uzatsinda. Iyi nzozi muri rusange isobanuye ko uri mu rugamba rw'umwuka, ariko Imana iri kukurwanirira. Komera rero, ukomerere ku isengesho, kandi wambare intwaro zose z'umwuka ziboneka muri Efeso 6:10 kugeza kuri 18. Inzozi ya kabiri iravuga ngo narose ndi kubyina mu ishuri ndi kumwe n'umusore twakundanaga, dutashye imvura iratunyagira. Kubona uri kubyina mu ishuri n'umusore mwakundanaga ni ukuvuga ngo wishimiye mu rukundo. Hari ibyishimo byo mu rukundo Imana iguhaye, ariko kandi ibyo byishimo byo mu rukundo nukomeza kuyoborwa n'amarangamutima gusa, nukomeza kwishimira iby'urukundo gusa, ntube maso, ntusenge, uratungurwa n'iyi mvura ari ikigeragezo, ari cyo kigeragezo gitunguranye. Ubundi imvura ishushanya ibintu byinshi, ariko kuri ino kese yawe ni ikigeragezo gitunguranye. Rero ushobora guhura n'ibizazane, ushobora guhura n'intambara imbere yawe. Nubwo uri kwinjoyinga mu rukundo, tangira ube maso utazatungurwa. Yego, inzozi ya gatatu iravuga ngo narose ndimo ngenda mbona igiti cy'avoka kiriho avokado nyinshi kandi nini cyane, ngeze munsi yacyo ngiye gusoroma ayo mavoka, nsoroma rimwe gusa, ngerageza gusoroma irya kabiri biranga kubera ukuntu yari nini cyane. Yego, igiti gifite imbuto nyinshi ni amahirwe menshi mu buzima, cyangwa ni imigisha myinshi, cyane cyane mu rukundo, mu mibanire yawe n'abandi, mu bukire, ni imigisha. Rero kuba wafashe avoka imwe izindi zikanga, hari ibintu bikikubangamiye, hari imbaraga zikikubangamiye, hari ibintu bitari kukwemerera gufata imigisha yose Imana yakugeneye. Rero usaba Imana ikuyobore, iguhe ubushobozi bwo kwakira imigisha yose y'Imana. Hari ibikugoye, hari ibyo utarasobanukirwa, hari ibikikwitambika imbere, ibyo byose usenga Imana ibigukureho. Usome muri Yeremiya 29:11. Yego, inzozi ya kane iravuga ngo narose mfotora ibituro mu irimbi, numva ibintu bisakuza ndiruka. Ibituro bishushanya ibintu bya kera byahise, cyangwa se umwuka w'urupfu, cyangwa ibintu bidasobanutse mu muryango w'iwanyu. Kuba rero wari uri gufotora mu irimbi, ni ukuvuga ngo uri kwibanda ku bintu byapfuye. Wowe hari ibintu byapfuye bikugendaho, hari ibihe bibi mu mateka uhora wibuka byanze kugushiramo. Gusa kuba byasakuje ukagerageza gutinya ukirukanka, Imana iri kugusaba ko wasenga kugira ngo ibyo bintu bicike, kugira ngo ibyo bintu bivemo. Isengesho niryo rizagukuraho iyo myuka yo mu muryango, iyo myuka y'urupfu ikugendaho, ibyo bintu bya kera byo mu mwijima bikikurimo.
Imana igutabare, usenge cyane, usengere umuryango w'iwanyu, usengere imyuka yari ipfa kugendaho, usengere ibyo bintu bikubamo byanze kugusohokamo, Imana ikugirire neza. Inzozi ya gatanu iravuga ngo maze iminsi ndota ndi mu bihugu byo hanze, nkongera nkarota ndi umunyeshuri, ubundi nkarota ndi mu kazi ko mu biro ndi kumwe n'ababyeyi banjye na murumuna wanjye, ubundi nkajya ndi njyenyine, nkaba ndi njyenyine. Kurota uri hanze ni ishusho nziza y'ahazaza hawe, ni ukuvuga ngo ufite ahazaza heza, cyangwa se hari ibyifuzo by'umutima wawe wifuza kujya hanze, nabyo byashoboka. Kuba wari uri kumwe n'umuryango wawe cyangwa uri wenyine bigaragaza ko Imana ishobora kugukorera ibishya cyangwa se ikakwereka ibizaba. Ni ukuvuga ngo Imana hari ibintu bishya byiza bikunezeza ishaka kugukorera. Ejo hazaza hawe ni heza, ariko ugomba gukomeza kuyoborwa n'Imana, niho honyine hari ahazaza. Mu Mana niho haba ahazaza, nuguma mu Mana uzabona ibyiza, uzagira ubusabane n'umuryango wawe, uzagira amahirwe mu buzima bwawe. Usome Imigani 3:5 kugeza kuri 6. Yego, inzozi ya gatandatu iravuga ngo narose nteze umumotari arayatsa ahita yivaho, ashaka ko moto ikomeza ikagenda, akanyica asanga nzi gutwara moto sinagwa, baza bankurikiye ari babiri ndabatonganya cyane ngo bashaka kunyica, mvuza induru, abantu baraza baruhurura, haza na polisi bahita batwara nyiri ya moto wa mugenzi, asigaye akajya ashaka kuntamika ibiryo birimo uburozi, ndamurwanya cyane ngo atabintamika, nuko akoza udutoki twe tubiri muri bya biryo ashaka kudukoza mu munwa, mbomba umunwa, abura uko abigenza, ndebye hirya mbona igiti kimeze nk'umuhini w'isuka, nkimukubita mu mutwe ahita amenagurika arapfa, mpita nkanguka numva nishimye kuko nahise nishe washakaga kunyica. Moto rero nyine ni urugendo urimo, ni inzira uri gucamo, n'ibishushanya ubuzima urimo nyine. Uwo mumotari ushaka kukwica aravuga ko nyine ni abantu, ni ibintu bishaka kugusenya, ariko kandi wagaragaje imbaraga zikomeye, uri umunyamasengesho, kuba yakuzaniye uburozi ariko ntibugire icyo bugutwara. Iyi ni intsinzi y'Umwuka Wera mu buzima bwawe. Shimira Imana yakurwaniriye. Inzozi irerekana ko uri mu rugamba rwose rukomeye kandi rugaragara, ariko Imana irakurinze. Komeza usenge, wirinde guhabwa ibintu utizeye neza inkomoko yabyo, haba mu buryo bw'inzozi cyangwa se mu buryo bufatika. Witondere abantu bakugaburira cyangwa se abantu muri kumwe mu buzima bwawe bwa buri munsi, ube maso. Hanyuma ngo narose bari kuvuga ngo napfuye kandi numva. Urupfu mu nzozi ntabwo biba bivuze gupfa nyirizina, rukunze gusobanura impinduka, gusaza kw'ibya kera cyangwa se iherezo ry'icyiciro cy'ubuzima runaka, ukaba ugiye kwinjira mu kindi cyiciro. Kumva rero wari uri muzima byerekana ko hari ikintu gishya kigiye gutangira. Inzozi muri rusange yerekana ko hari impinduka mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Wishyire mu Mana kugira ngo izo mpinduka zikugereho. Narose umuntu araha akazi, tubonana rero ahita ambwira ngo nimugurire akantu ko kunywa. Yego, ibi bishobora gusobanura ko hari icyizere gisa nk'ikiri kuza, abantu bari kukugirira icyizere, hari impano z'abantu cyangwa se hari impano ufite abantu bakwifuzaho, cyangwa nanone hari abantu bashaka kugusaba ariko bakagusaba mu buryo butari bwiza. Sibwo navuga ngo iki, mbese
cyangwa se nawe ukaba uri kwakira impano. Yes, dore umwuka arabisobanuye neza. Uri kwakira impano z'abantu babi. Ntabwo ari bibi gufashwa, ariko hari igihe Satani akoresha amayeri akaduterera mu bintu turi kwakira. Imana ikuyobore gusobanukirwa n'abakwiriye kugufasha mu by'ukuri n'abatagomba kugufasha, ndetse n'abo ugomba gufasha. Donc ibyo uri kwakira n'ibyo ugomba gutanga, umenye neza abo uri kubiha. Satani ashobora kuguterera muri icyo kintu, akakurwanyiriza muri icyo kintu. Yego, wakoze rero gusobanukiza inzozi. Wibuke ko hari inzozi zituruka ku Mana, hari inzozi zituruka kuri Satani, hari inzozi zituruka ku marangamutima yacu, ku byo twiriwemo. Iyo mpamvu ibi byose mba nkubwiye, wowe urasenga, nta kindi kintu. Urasenga, Imana igakomeza kukuyobora. Iyo ari byiza bigasohora, iyo ari bibi bikavaho, ariko umuti wa byose ni ugusenga. Ujya usenga udasiba, ujya usenga mu buryo bwose bushoboka, kandi ujya usengesha umwuka uteka. Ndagukunda, uri umunyamugisha.